여러분 안녕하십니까? Hello everyone. mwiriwe nishimiye cyane kugira iki giterane cyo mu mpeshyi. Ubu turi kuzisaba kuri imyaka 58 tumaze dutegura iki giterane cyo mu mpeshyi. Ni ukuvuga ngo iki ni igiterane cyacu cy'impeshyi cya 58. Mu myaka 50 yashize twatangije ibiterane byo mu mpeshyi. Muri ibyo binanye nari nkiri muto. Mu myaka irenga 50 ubwo twateguraga iki giterane cyo mu mpeshyi cyahesheje bene data bacu ubuhamya bwinshi. Nubwo ari ibintu byinshi byabayeho ariko abantu benshi bakiraga kiza binyuze muri iki giterane cyo mu mpeshyi. Mu gihe twategura iki giterane mu myaka 50 yose ishize abantu benshi bagiye bifatanya natwe. Twubatse ikigo cyacu mu gace ka Kimchon. Abantu benshi bagiye baza bakakira imbabazi z'icyaha. Muri uyu mwaka turimo gutegura kampu yacu igiterane cyacu cyo mu mpeshyi ku nshuro 58. Niyo mpamvu dutumira abantu nk'ibihumbi 3 cyangwa se 4 mu cyumweru. Ariko ngubu twagize abantu barenze 100. Turasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ibice 5. Ndabasabye mu mburi Bibiliya zanyu mu gitabo cya Yohana ibice 5. Niba mwageze turasoma. Hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda nuko Yesu agiye Yerusalemu. Kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendezi mu Ruheburayo cyitwa Betesida cyariho amabaraza 5. Muri aya mabaraza hari abarwayi benshi barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse bari bategereje ko amazi yihinduriza. Kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Hariho umuntu wari ufite indwara imaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja simfite umuntu njugunya mu kidendezi amazi yihindurije nkiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Nuko Abayuda babwira ukijijwe bati dore uyu munsi ni Sabato kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Dusomye kugeza ku murongo wa 9. Mu gihugu cya Korea mu itorero rya Presbyterian harimo amatsinda agira ku 200. Si mu itorero rya Presbyterian gusa n'andi matorero nk'aya Methodiste. Nubwo twese dufite Bibiliya imwe, niki gituma tugira insengero zitandukanye nk'abita Methodiste, abita ba Full Gospel Church, abita ba Presbyterian n'abandi. Nubwo dusoma Bibiliya imwe ariko nubagiraho imyumvire itandukanye. Nk'abo mu rusengero rwa Presbyterian batekereza ko urusengero rwabo ari rwo rwiza kurenza izindi. Nako muri Methodiste bavuga ngo urusengero rwa John Wesley ni rwo rwiza cyane. Hanyuma ababatisi nako bavuga ati twe dukomoka ku Orthodox. Urumva ko mu itorero rya Presbyterian nyine gusa bafite amashami arenga 200. Ese kuki ibintu nk'ibyo byabayeho? Impamvu nuko nubwo basoma Bibiliya imwe ariko bagira imyumvire itandukanye. Abantu bavuga ibiryo ariko bakagira ibiryo bitandukanye. Umwe ashaka kuvuga ati ngiye nkunda pome, undi ati nkunda melon, ko nako abantu bagira ibitekerezo bitandukanye. Bashobora gusoma Bibiliya imwe ariko bakayigira ibitekerezo bitandukanye kandi Bibiliya yari imwe. Ariko niba dushaka kumenya Bibiliya neza, hari insengero za Methodist, za Presbyterian, Full Gospel Church, Baptist ndetse n'abandi. Ese ibyo bavuga byose birapfuye? Hari ibyo bavuga by'ukuri? Nibyo koko hariho itandukaniro hagati y'izo nsengero zose. Ariko iyo wongeye ibitekerezo byabo ku ijambo ry'Imana, mu busanzwe Imana ni imwe. Ariko uko niko bacikamo ibice. Iyo dusomye Bibiliya rero, natangiye gusoma Bibiliya guhera mu mwaka w'1962. Birumvikana ko no muri na mbere yaho najyaga nsoma Bibiliya ko nkayisoma ibice. Natangiye gusoma Bibiliya nkomeje mu mwaka w'1962. Mbere mu mwaka w'1962 najyaga mbaho mu cyaha. Intambara Korea imaze kurangira igihugu cya Korea cyabayeho mu bihe bigoye cyane. 70% abanyeshuri twiganaga bari imfubyi ntibagiraga base n'abanyina. Intambara leta y'ubwoba cyane. Bapfushije ababyeyi babo bakundaga bahinduka imfubyi. Mbere yaho bari abana b'igiciro b'ababyeyi babo. Ariko ngo ntibabaga bafite umurezi wo kubitaho. Nuko ibigo by'imfubyi bitangira kubakwa mu mijyi yose. Kubera ko aba bana nta babyeyi bagiraga babaga ari abana b'abanyamahane. Ubuzima bwo mu kigo cy'imfubyi bwabaga ari ubuzima bugoye. Ibitekerezo byabo n'ibyacu byabaga bitandukanye. Abantu babana ibitekerezo bitandukanye bitewe nuko baba ahantu batandukanye. Ariko turi kuvuga ku gice kimwe cyo muri Bibiliya. Ariko bitewe n'uyisomye bishobora gutanga umusaruro utandukanye. Mbere mu mwaka w'1962 najyaga njya mu rusengero. Sinshobora kubyita ubuzima bw'umwuka ahubwo napfaga kujya mu rusengero gusa by'umuhango. Ubwo nakiraga agakiza mu 1962 ubwo Yesu yazaga mu mutima wanjye. Imyumvire yanjye yose yahindutse mishya. Ntabwo tugira idini ry'abakristo muri Korea gusa, tugira n'amadini yandi y'ababuddhist n'abaconfucianism. Bagira imyumvire n'ibitekerezo bitandukanye. Ikintu kimwe usanga bahuriyeho nuko bashaka gukorera Imana n'imitima yabo yose. Hari ibintu bimwe na bimwe Imana ibishaka gushimangira mu buzima bwacu. Umunyacyaha ni cyo agomba gukora kugira ngo ibyaha bye bibabarirwe. Nta kintu umunyacyaha agomba gukora kugira ngo icyaha cye kibabarirwe. Birumvikana ko agomba kwihana. Ariko ubushake bw'Imana ndetse n'ubushake bwacu biratandukanye cyane. Ubushize twavuganye ku by'umunsi w'isabato. Umunsi w'isabato si kwa mbere no kwa kabiri no kwa gatatu no kwa kane gusa.
ku munsi w'isabato abantu ntabwo babaga bemerewe kugira icyo bawukoraho. Muri iyi minsi iterero ry'isabato ryo riterana ku gatandatu, ariko abandi bagira amateraniro ku cyumweru. Ariko ku cyumweru si umunsi w'isabato. Isabato ritangira ku wa gatanu izuba rirenze kugeza ku wa gatandatu izuba rirenze. Nta mutwaro bagomba kwikorera, nta muzigo bagomba guheka. Iki nicyo Bibiliya birimo kudusobanurira neza. Amategeko 10 aratubwira ngo ngomba kubahiriza umunsi w'isabato, bigatuma bagerageza kwibahiriza. Babivuga batyo kubera ko batazi Bibiliya neza, kubera ko Bibiliya igizwe n'ibicucu. Gusa ikintu gitangaje ni uko ibyanditswe byo muri Bibiliya bigenda byuzuzanya. Iyo udasobanuye ikibi gice kimwe, iyo uzanye ikindi gice byuzuzanya ukabihuza, ubasha kumva icyo bivuga. Mu gihe dutanga igitambo cy'icyasi tuvuga impamvu tugomba kurambura ibiganza mu ruhanga rw'iyo hene. Ese kuki tugomba kurambura ibiganza mu ruhanga rw'iyo hene? Turambika ibiganza mu mutwe w'umuntu ariko tumwimika nk'umupasiteri cyangwa se umukuru mu itorero. None se ubwo ihene nayo tuba tuyimika nk'umupasiteri cyangwa se nk'umukuru mu itorero? Kugira ngo mbashe gusobanukirwa neza ibijyanye n'imbabazi z'icyaha, natangiye gushakisha ibice byose byo muri Bibiliya bivuga ku mbabazi z'icyaha nuko ntagera kubisoma. Ubwo nagerageza kubishyira ku murongo kugira ngo mbisome, nasanze birimo kudusobanurira uburyo ibyaha byacu bishobora kubabarirwa neza. Mu gihe tuganira ku bijyanye no kwizera rero, mu Befeso ibice 2 aravuga ngo ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari umwe ukorera mu batumvira. Mu murongo 3 haravuga ngo ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi. Mwagendaga mukurikiza imigenzo y'isi. Mu murongo 2 mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari Satani, ari umwuka ukorera mu batumvira. Rero uyu mwuka ukorera mu bana batumvira, uyu mwuka atuma dusobanukirwa Bibiliya mu buryo buhabanye n'ubw'Imana. Bagerageza kubariza isabato bibwira ko barimo kubariza ijambo ry'Imana neza, ariko barebaga ku gice kimwe cya Bibiliya gusa n'iki cyabateraga gutekereza gutyo. Muri Bibiliya dufitemo abagabo, ntabwo abagabo ari bitwa abantu gusa, n'abagore bitwa abantu. Niyo mpamvu bose bitwa abantu. Udafite umugabo ntushobora kubona umugore, niyo mpamvu dukeneye umugabo kugira ngo n'umugore aboneke. Rero ari umugore ndetse n'umugabo bose n'ibiremwa muntu, ariko ashobora kuba abantu batunganye iyo bagiye hamwe. Uba ufite umugabo gusa udafite umugore, icyo gihe inyoko muntu yacika ku isi. Uko wagira abagabo benshi kose ariko nta mugore uri ku isi, abagabo bose ku isi bashiraho. Iyo umugabo n'umugore bahuye bagashyingiranwa, nicyo gihe bashobora kwibaruka umwana bityo bakororoka. Nkuko umugabo n'umugore bagomba guhuzwa bakuzuzanya, Bibiliya nayo igira isobanurwa binyuze mu bwuzuzanye bw'ibyanditswe. Bibiliya iravuga ngo nimusome mu gitabo cy'Uwiteka, nta na kimwe muri byo kizabura, kandi nta kimwe kizabura icyo byuzuzanya, kuko umwuka w'Imana rero ubitegetse kandi akaba ari nawe ubiteranyije. Uko bamenye Bibiliya kose rero, mu gihe badafite ibyuzuzanye n'ijambo ry'Imana, ntabwo bashobora gusobanukirwa ijambo ry'Imana neza. Shaka kubabwira byinshi ku bijyanye n'isabato. Itegeko rya 4 riravuga ngo uragiye ukurikiza umunsi w'isabato kandi uweze. Mu minsi 6 yose ujye ukora cyane, ariko umunsi wa 7 ni isabato y'Uwiteka, ntukagira umurimo ukoraho, yaba umuja wawe cyangwa se umugaragu wawe n'umushyitsi wawe ntibakagira umurimo wakoraho. Umunsi w'isabato watangiraga ku wa 5 izuba rirenze kugeza ku wa 6 izuba rirenze. Nta mutwaro wundi bagombaga kwikorera, bagombaga kwishyira hasi. Abantu rero bagerageza kubahiriza isabato neza, ariko usanga bazi igice kimwe cya Bibiliya cyonyine gusa. Mu Bagalatiya ibice 2 umurongo 16 bavuga ku bijyanye n'ibyuzuzanya by'icyanditswe cy'umunsi w'isabato. Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 6 haranditswe ngo ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa se ibyo munywa, kubw'imboneko z'ukwezi cyangwa se amasabato. Ni Abakolosayi ibice 2 umurongo 16 aravuga ngo nuko rero ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa, cyangwa kubw'iminsi mikuru, cyangwa kubwo kuziririza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato. N'umurongo wa 17 uravuga ngo kuko ibyo, hano aratubwira ibiki? Ngo ibijyanye n'ibyo murya cyangwa se ibyo munywa cyangwa se imboneko z'ukwezi n'amasabato, ngo ibyo byose ni igicucu kibizaba. None ukuri kwabyo ni ukuhe? Umubiri wabyo ni uwuhe? Iyo dufite umubiri tugira n'igicucu cyo mubiri. Rero igicucu cy'ibyiza bizaza aratubwira ukuza kwa Yesu Kristo. Utazi rero Abakolosayi ibice 2 umurongo 16 na 17, uko wamenye isabato neza kose burya ntabwo wawiyize neza, wawireba gusa agace kamwe konyine. Nkuko umugabo n'umugore bahuzwa bakabyara urubyaro bakabana neza mu bwuzuzanye, rero igicucu kibereho kugira ngo gisobanure Yesu ari mubiri nyirizina. Haranditswe ngo kuko umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Ni ukuvuga ngo isabato si umubiri nyirizina, ngo ni igicucu cy'iki? Ngo ni igicucu ngo ariko umubiri wabyo ufitwe na Kristo Yesu. Ni igicucu cya Yesu Kristo. Uzi uko Yesu yavuze? Iragize ati mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. None umunsi w'isabato ni iki? Iki nicyo gisobanura umunsi w'isabato. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Umunsi w'isabato utangira ku 5 izuba rirenga. Icyo gihe rero umuzigo wose wabaga wikorera agomba kuwushyira hasi. Icyo cyatumye Yesu avuga ati mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange
ndabaruhura. Ese iki kiruhuko kiva he? Araduha ikiruhuko cyo kuruhuka icyaha. Dushyira hasi imitwaro y'icyaha nuko akaduha ikiruhuko. Kugira ngo Imana idusobanurire kuza kwa Yesu Kristo agomba kuzaduha ikiruhuko cy'ibyaha byacu yashyize munsi w'isabato utangira ku gatanu izuba rirenga. Icyo gihe rimaze kurenga, abagaragu bose babaga bikoreye imitwaro n'imizigo ibaremereye bajyaga bashyira hasi bakaruhuka. Kubera ko mu gihe Yesu aje mu gihe kiri imbere ngo tuzabohoka iyo mitwaro yose y'icyaha, tuzabasha kuruhuka. Icyo ni cyo umunsi w'isabato udusobanuriraho ku gicucu. Nyuma yo gusobanukirwa inkuru y'umunsi w'isabato, nyuma yo kumenya icyanditswe byuzuzanya ariyo Abakolosayi ibice 2:16, ngo nize imbere ya Yesu nzashyira hasi umutwaro w'ibyaha. Ubuhanuzi bwose bwo mu isezerano rya kera rero buryo bavuga kuri Yesu, nk'uko kwica umwana w'intama bakamutambaho igitambo cy'icyaha, urupfu rw'umwana w'intama ibyaha byacu byababariwemo. Ndetse kimwe nuko umwana w'intama Yesu Kristo yapfuye ku musaraba kugira ngo yeze ibyaha byacu. Abantu rero batazi ibyuzuzanya n'icyo cyanditswe bazi igice kimwe cya Bibiliya gusa. Aranditswe ngo nimushake mu gitabo cy'Uwiteka musome, nta kimwe muri byo kizabura, nta kigore kizabura ikigabo cyacyo. Kubera ko akanwa k'Uwiteka ariko kabitegetse kandi umwuka we akaba ubiteranyije. Mbasha kubona ko amagambo y'Imana afite ayo yuzuzanya nayo muri Bibiliya. Rero ubwo nabonaga ibyanditswe byuzuzanya n'ibindi byabaga ari ibintu bihebuje cyane. Tukaba turimo kuvuga ku bijyanye n'igitambo cy'icyaha. Ikintu cyanteye amatsiko kurenza ibindi byose nuko nashaka kwakira imbabazi z'ibyaha. Kuva ku myaka mike nageragezaga gusaba imbabazi z'ibyaha kugira ngo ibyaha byanjye bibabarirwe. Ariko mu Balewi ibice 4 havuga ku bijyanye n'igitambo cy'icyaha. Igitambo cy'icyaha kitubwira uburyo ibyaha byacu bishobora kubabarirwamo. Mu Balewi ibice 4 havuga ku moko ane y'ibitambo by'ibyaha. Mu gihe umutambyi yajyaga akora icyaha, ikindi cya kabiri ni igihe umuntu wese muboroheje mu Bisirayeli yabaga yakoze icyaha. Icya gatatu ni igihe umutware yakoraga icyaha. Icya kane ni igihe umuntu woroheje mu bandi yakoraga icyaha. Njye sinari umutambyi, sinari ikoraniro, nta nubwo nari umutware, nari umuntu woroheje. Rero mu Balewi igice cya 4 umurongo 24, umurongo 27 uravuga ngo kandi hagira uwo muboroheje ukora icyaha atakitumye cyo mu by'Uwiteka abuzanyijwe, akagibwa n'urubanza, icyaha yakoze ntakimenyeshwa. Nyuma yo kugira ibyaha tukifuza ko ibyaha byacu bibabarirwa, ariko ugomba kubanza kumenya ibi byaha. Utabimenye ntabwo byababarirwa. Icyaha ukoze ukimara kukimenya, kucyemera, ugomba kwitwaza umwagazi w'intama udafite inenge. Iyo ntama ikaza gutambwa nk'igitambo cy'ibyaha by'umuntu. Umurongo 29 uravuga ngo arambika ikiganza mu ruhanga rw'icyo gitambo cyo gutambirwa ibyaha. Ibi nabisomye igihe kinini ariko sinabasha gusobanukirwa impamvu. Umuntu muramburaho ibiganza uri kumwimika nk'umupaseri cyangwa se nk'umukuru mu itorero. None kuki ibiganza tubirambika mu ruhanga rw'ihene? Ntabwo tuba tuyimika ngo ibe paseri cyangwa se umukuru mu itorero. Sinabyumvaga. Ariko nyuma y'igihe runaka naje gusoma mu Balewi ibice 16 umurongo wa mbere, haje kuma ubusobanuro bw'impamvu avuga gutyo. Aho aravuga ngo Aroni arambika ibiganza bye byombi mu ruhanga rw'iyo hene nzima, nuko yaturire kuri yo gukiranirwa kose kw'Abisirayeli, ngo ibyaha byose bakoze abishyire mu ruhanga rw'iyo hene. Mu gihe urimo guhitamo rero ihene cyangwa se intama igomba gupfira ibyaha byawe, ntiyagombaga kuba ifite inenge. Kutagira inenge bishushanya Yesu Kristo utaragiraga icyaha. Barambikaga ibiganza byabo rero mu ruhanga rw'iyo hene nzima. Kubwo kurambika ibiganza byabo mu ruhanga rwayo, haranditswe ngo yaturire gukiranuka kw'Abisirayeli bose hejuru yayo, ngo nuko ibyaha bakoze byose bishyire mu ruhanga rw'iyo hene. Uko niko ibyaha byimukaga, kugira ngo ibyaha by'isi yose byimukirwe muri Yesu. Muri Matayo ibice 3 harimo Yohana umubatiza wabatizaga Yesu. Yohana umubatiza arimo gutanga umubatizo wo kwihana, ariko kuko Yesu atagiraga icyaha ntabwo yagombaga guhabwa umubatizo wo kwihana. Yabwiye Yesu atabwiye Yesu nigero kwiye kubatizwa nawe, ngo ibyo nibyo bidukwiriye kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Uyu muntu yagombaga kubarirwa ibyaha bye. Yesu rero ntiyigeze abatizwa umubatizo wo kwihana. Nkuko kurambika ibiganza mu ruhanga rw'ihene mu isezerano rya kera byabaga ari ukwimurira ibyaha mu ruhanga rwa Yesu. Natangiye gusoma Bibiliya muri Yohana igice cya 1 umurongo 29. Aha aravuga ngo bukeye bwaho Yohana abona Yesu azahari. Umusore wabanjirije nubwo Yesu yabatizwaga na Yohana umubatiza. Bukeye bwaho Yohana abona Yesu aje amusanga, aravuga ati ngo uyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nta cyanditswe kibura rero ikindi byuzuzanya, ahubwo birahuzwa ugasanga bibaye byiza cyane. Iyo turambuye ibiganza byacu mu ruhanga rw'iyo hene, nicyo gihe ibyaha byacu byimukiraga muri iyo hene. Rero Yesu kugira ngo yishyire ibyaha by'abari mu isi yabatijwe na Yohana mu mugezi wa Yorodani. Ubundi Yohana yajyaga abatiza umubatizo wo kwihana. Nuko aramubwira ati ese ko nawe kubatizwa nawe ni kuki ari wowe unsanze? Yesu aramusubiza ati emera ubikore, kuko ari byo bidukwiriye kugira ngo dusoze gukiranuka kose. Hano rero umwana w'intama ashushanya Yesu, nk'uko umwana w'intama yikoreraga ibyaha byacu agapfa akabyishyurira. Yohana yabonye Yesu aza aravuga ati ngo uyu mwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Bibiliya rero iradusobanurira ibi ngibi neza cyane. Rero n'umunsi w'isabato nawe ubwawo, umunsi w'isabato si umunsi wo gushyira hasi gusa imizigo yawe n'imitwaro yawe. Amategeko ni igicucu cy'ibyiza bizaza, ntafite ishusho yabyo ubwabyo.
mu Baheburayo igice cya 10 n'umurongo wa mbere aravuga ngo kuko amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo. Kuba rero intama yarapfaga cyangwa se ihene igapfa ntabwo ariyo shusho nyirizina, ntabwo cyari igicucu. Ni umunsi w'isabato ubwo abantu bashyiraga hasi imitwaro yabo, ibyo byashushanyaga Yesu Kristo wagombaga kuza akabaha ikiruhuko, bagashyira hasi imitwaro y'ibyaha byabo. Icyo cyatumye Yesu yivugira ati mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ku munsi w'isabato bashyiraga hasi imitwaro yabo yose. Mu gihe bazaga imbere y'umwami Yesu, umwami w'isabato, ibyaha byabo byajyaga bibabarirwa. Ikintu cy'umunsi w'isabato ugerageza kudusobanurira, nyamara abantu benshi ntabwo babizi neza ko umunsi w'isabato wari igicucu cy'ibyiza bizaza, ariko umubiri wabyo ufitwe na Yesu Kristo. Ubwo nasomaga Bibiliya rero mu buryo nayisomagamo, najyaga nyisoma kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, nkahora nyisubiramo gutyo. Mu gihe nakomezaga kwisoma ntyo, byabaga ngombwa ko mbarirana igihe kimwe mu itorero ryacu. Mu gihe ndushaho gukura, itorero ryashyize mwene data uzajya untwara. Uwo munsi nigeze kubitekerezaho, nashatse kubara amasaha mara mu mwaka ndi mu modoka. Ntabwo byari bigoye. Mu modoka muri tableau ushobora kubona ibirometero uba wagenze. Rero uramutse ukoze imibare ukabara igihe wamaze mu modoka n'umuvuduko wagenderagaho n'ibirometero wagenze, ushobora kumenya igihe umara mu modoka. Mu gihe ngiye mu bindi bice ngendera mu mihanda migari ya autoroute, rimwe rimwe igihe tuba tugendera mu birometero 100 mu isaha. Ikigereranyo cy'umuvuduko mu mihanda nyamukuru iba ari nk'ibirometero hagati ya 60 na 80 gutyo. Rimwe na rimwe mu gihe ndimo kugenda mu mihanda isanzwe, ikigereranyo cy'umuvuduko magendera iba ari nk'ibirometero nka 75 ku isaha. Naje kubarara amasaha mara mu modoka mu gihe cy'umwaka wose, sanga ari amasaha 2 ku munsi. Kugira ngo mbashe kwizigama igihe rero byabaye ngombwa kubyibitekerezaho cyane. Niba ari amasaha 2 ku munsi, ni igihe kinini cyane mara mu modoka. Ndatangiye rero kwiyemeza kujya nsomera mu modoka. Nasabye rero ko hatagira mwene data untwara, ahubwo ko ari umupasiri wajya untwara. Hariho Park Yong-ju yakoraga umurimo w'Imana muri Canada. Yaragarutse ndamubwira nti Yong-ju wajya untwara mu modoka, ndashaka ko wiga n'ubuzima bw'umwuka. Nuko musaba ko yaza mu gihugu cya Korea. Icyo gihe tavuga ati kora ko nazi gukora umurimo w'Imana n'impamvu yangize umushoferi. Ndamubwira nti rwose sibyo nayo ngendereye. Nashatse kugira ngo ngengirane ubusabane nawe, nifuza ko yajya ntwara nanjye rimwe rimwe nkajya nitwara. Numvise ko Pastor Yong-ju yigishijwe gutwara imodoka na mubyara wanjye uba mu Buyapani. Mubyara wanjye mu Buyapani atwara imodoka, amasiganwa y'imodoka. Ni umuntu uzi gutwara cyane, nta muntu n'umwe wamukurikira ko ni umuntu ubizi cyane. Uko niko yatangiye kujya ntwara mu modoka. Tukajyaga tukaganira mu gihe turi mu modoka. Rimwe na rimwe nkajya ngirana ubusabane n'abantu kuri telefone. Najyaga mpamagara abantu benshi kuri telefone mu gihe ndi kugenda mu modoka. Rimwe na rimwe ndi gusoma Bibiliya cyangwa se nkamuganiriza. Uko niko namaraga igihe cyanjye ndi mu modoka, bitewe nuko ndusha kugenda nsaza. Rimwe na rimwe ntabwo mbasha gukora ibintu neza kubera gutitira. Rero natangiye gushyira igihe cyanjye ku murongo, ntangira kukibara buhoro buhoro. Iyo usomye Bibiliya rero ukamenya ibyanditswe byuzuzanya n'ibindi, icyo gihe ushobora kubitahura mu buryo bworoshye. Umunsi w'isabato nagusobanuye kuruhuka gusa ku wa gatandatu, ahubwo ngo ni igicucu cy'ibyiza bizaza. None ubwo ishusho yabyo nyirizina ni iyihe? Ni Yesu, umwana w'intama wa Pasika nawe washushanyaga Yesu. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Rero iyo tuje imbere ya Yesu, dushobora kubohoka imitwaro yacu yose tukaruhuka. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange, abarwaye, abanyabyaha, abasambanye. Ibi byose bishushanya abantu bashobora kuruhukira muri Yesu. Iki ni cyo busobanuro bwabyo bw'ukuri. Mu gihe uje imbere ya Yesu, uba ugomba gushyira hasi umutwaro w'ibyaha byawe. Abantu ubwo babizi neza nubwo bajya mu rusengero bakomeza ko abanyabyaha kubera ko ubuzima bwabo bw'umwuka bupfuye. Mu gihe baje basanga Yesu, baba bagomba gushyira hasi umutwaro w'ibyaha byabo kubera ko niryo hame. Impamvu yatumye Yesu abambwa ntabwo yapfuye gusa by'umuhango, ahubwo yapfiriye ibyaha byacu. Binyuze mu musaraba we yatubohoye ibyaha byacu. Ubwo nibwo buzima bw'umwuka bw'ukuri. Ibyo iyo bitabaho, kugira imyumvire yabo gusa, hari abantu benshi cyane bibeshya kuri Bibiliya. Baba batekereza ko bizera Imana neza, ariko nyamara ntibasobanukiwe Bibiliya. Muri Luka ibice 5 dufitemo inkuru y'umuntu waguye mu gice cy'abambuzi, aho haranditswe ngo hari umuntu wavaga i Yerusalemu agiye Yeriko, nuko agwa mu gice cy'abambuzi. Umutambyi araza amuca arigendera, umulewi araza amuca arigendera, amaherezo umusamariya araza nuko akiza umuntu waguye mu gice cy'abambuzi. Nuko Bibiliya iravuga ngo none mugenzi waguye mu gice cy'abambuzi ninde? Ati ntiwamugira imbabazi. Ati genda nawe bigenza utyo. Ibyo rwose nta shingiro bifite kubera ko ntabwo babasha kubigenza utyo. Umusamariya ni igice cya Yesu wakijije uyu muntu waguye mu gice cy'abambuzi. Yakijije umuntu waguye mu gice cy'abambuzi ibyaha bye. Bibiliya iravuga ngo twe turi abantu baguye mu gice cy'abambuzi. Murabyumva?
Uyu musamariya rero ahagarariye Yesu. Iyi rero ni inkuru itubwira iby'agakiza, ariko abantu benshi bagiye bavuga bati genda nawe ugenza utyo. Abantu bagerageza kugenza nk'umusamariya mwiza, nyamara ibyo nta shingiro bifite. Ntabwo twabibasha, ntitwabibasha. Nicyo cyatumye Yesu apfa mu cyimbo cyacu. Ese twabasha gukiza abandi bantu ibyaha byabo? Turi abantu bamaze kugwa mu gice cy'abambuzi. Umuntu wamaze kugwa mu gice cy'abambuzi akeneye gukizwa. None umusamariya we ni umukiza waje gukiza waguye mu gice cy'abambuzi. Umuntu umwe akeneye gukizwa, undi ni uwaje kumukiza. Ni Yesu waje kudukiza, twe ntabwo turabakiza. Kubera ko abantu basoma Bibiliya muri uwo mujyo, ariko buri ikintu cy'ingenzi cyane muri Bibiliya nuko ni iki tugomba gukora kugira ngo dukizwe. Ese tugomba kubahiriza amategeko, tugomba kuba inyangamugayo, tugomba gusenga cyane? Ni iki tugomba gukora kugira ngo dukizwe? Reka mbabaze iki kintu. Ese uwaguye mu gice cy'abambuzi yakoze iki? Yesu aramubwiye ati hari umuntu wavaga Yerusalemu yerekeza i Yeriko, ahura n'abambuzi baramukubita, baramwambura bamusiga ashigaje atagapfa. Nuko umutambyi aca muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. Umulewi nawe araza amugeze arakikira arigendera. Ariko nuko umusamariya wari mu rugendo, nuko araza amugeraho, aza ahari, amusukaho vino ndetse n'amavuta, amwomora inguma, amupfuka ibisebe, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi, aramurwaza. Bukeye bwaho aha nyir'icumbi idenari ebyiri, arambwira ati akira rwose, kandi umwiteho, kandi ibyo uzamutangaho birenze ku byo ngusiginza bikwishyura ngarutse. Aha hari ikintu cy'ingenzi cyane. Hari uwaguye mu gice cy'abambuzi, akabona umusamariya. Uwaguye mu gice cy'abambuzi ashushanya twebwe abakeneye gukizwa. Umusamariya ahagarariye Yesu waje kudukiza. None arambwiye ngo ugenda nawe ugenza utyo. Ngo bishatse kuvuga ko wagerageza kubahiriza amategeko, ariko ikibazo nuko tutabasha kubigenza dutyo. Ntabwo twabasha gukiza abandi bantu, nta nubwo twakwikiza twe ubwacu. Ntabwo ari tw'abasamariya bakeneye gukiza abandi, turabaguye mu gice cy'abambuzi bakeneye gukizwa. Rero imyumvire yacu ubwayo itandukanye na Bibiliya. Genda nawe ugira utyo. Ntabwo twabibasha, nicyo wagerageza kutubwira. Ese twapfira ibyaha by'abandi gute? Twakiza abandi dute? Tugomba gukizwa natwe binyuze mu buntu bwa Yesu. Yesu niwe mukiza wacu. Uwaguye mu gice cy'abambuzi we nukizwa. Rero ahangaha ikintu cy'ingenzi nuko uyu muntu n'iki yakoze kugira ngo akizwe. Uwaguye mu gice cy'abambuzi nta kintu yigeze akora habe na busa. Yavaga Yerusalemu agiye Yeriko, agwa mu gice cy'abambuzi, baramukubita, baramwambura, bamusiga ashigaje hatagapfa, ntacyo yigeze akora. Nuko umusamariya mwiza ari mu rugendo araza amugeraho, amugirira impuhwe, aramwegera, amupfuka inguma, amusukaho amavuta ndetse na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi, amwitaho. Bukeye bwaho yishyura nyir'icumbi idenari ebyiri. Yakoze ibintu bigera ku 10. Ese uyu muntu we yakoze iki? Uwaguye mu gice cy'abambuzi muri ibyo 10 byose nta na kimwe yakozemo. Abantu batazi Bibiliya bahora batekereza ngo kugira ngo ibyaha byacu bibe ugomba gukora ibi n'ibi. Iyo ari ibintu twakora kugira ngo dukizwe, icyo gihe ntabwo twaba twakiriye ubuntu. Byaba bisobanuye ko nta n'umukiza dukeneye. Tugomba kumenya ko tutakwikiza, ntacyo tugomba kwikorera. Ibireba agakiza byose ni Yesu ugomba kubikora. Rero ubwo n'ubuzima bw'umwuka bwo kwishuka ari byo dusaba kugira umwete wacu n'umurava wacu. Nyamara ibyo twakora byose ntabwo twakweza icyaha cyacu habe na kimwe. Uwabasha kweza ibyaha byacu ni Yesu wenyine gusa. Ariko uyu munsi abantu benshi bagerageza gukora ibi n'ibi kugira ngo ibyaha byabo byibabarirwe. Ubu rero nimureke ture muri Bibiliya. Abefeso 2:8 avuga ngo namwe abazuye bari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi, mugakurikiza umwe mutegeka ikirero mwukorera mu batumvira. Mu murongo 3 aravuga ngo natwe twese twahoze muri bo dukurikiza iby'imitima yacu yifuza, tugakurikiza ibyo kamere yacu yifuza n'ibyirarikira, kandi kubwa kavukire twarabo kugirwa umujinya nk'abandi bose. Umurongo wa 4 aravuga ngo ariko Imana ko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo, kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwabakijije. Ubuntu ni ikintu ntagomba kwishyurira. Uramutse wongeyeho umurava wawe ntibyaba bikira ubuntu kundi. Rero icyo uhawe utatanze ikiguzi nicyo cyitwa ubuntu. Icyo nicyo Bibiliya igerageza kutwigisha. Mu isezerano rya kera mu Itangiriro 27 dufitemo inkuru ya Yakobo na Esawu bahawe umugisha na se. Abantu bajya bambaza iki kibazo bati ariko se Yakobo ko yabeshye kuki yabonye umugisha? Abantu ibyo nabo gashobora kubisobanukirwa. Njye mbasubiza rero nkavuga nti none muri isi nta muntu utabeshya? Rero niba utabona umugisha kubera kujya ubeshya, bivuze ko muri isi nta muntu umwe wabona umugisha. Niba ugomba kuba umuntu mwiza cyane kugira ngo ubone umugisha, nta muntu n'umwe uwo mugisha wabona. Imigisha yose itangwa kubw'ubuntu nta kiguzi, ntabwo itangwa hageretswe ikiguzi. Rero abantu usanga bagundira imyumvire yo kwibwira ko kugira ngo bakizwe bagomba gukora ibi n'ibi. Batekereza ko kugira ngo bakizwe bagomba gukora ibintu n'ibi, nyamara ibyo si byo. Muri Bibiliya kugira ngo tubone umugisha ntacyo tugomba guha Imana.
Yesu yakijije abarwayi benshi cyane, nta n'umwe yigeze yaka amafaranga. Iyo aza kwaka amafaranga ntibyari kuba ari ubuntu, ariko kugira ngo yeze ibyaha byacu turamutse dushyizeho umurava cyangwa se umurimo wacu wari wose, ntabwo byaba bikiri ubuntu. Imana akora umutunzi w'imbabazi kubw'urukundo rwayo rwinshi, ubwo twari dupfe tuzi ibicumuro byacu, yatuzuranye nawe, ubuntu nibwo bwabakijije. Ubuntu nibwo bwabakijije. Ubuntu nta na kimwe busaba ko wishyura. Uramutse utanze akantu nubwo kaba gato cyane, ntabwo byaba bikiri ubuntu. No kugira ngo wakire agakiza wibwiye ko ugomba gukora ibi n'ibi n'ibi, ibyo ubwabyo biba bipfuye. Rero ngo mwakijijwe n'ubuntu, bivuze ko wakira agakiza kubw'ubuntu nta kintu na kimwe wakiriye. Agakiza ni uko wakiriye ikintu nta na kimwe urishye. Abantu benshi bagerageza kwishyura kugira ngo bakire agakiza, ariko burya urupfu rwa Yesu Kristo ku musaraba rurahagije kugira ngo twakire agakiza, nta kindi twakongeraho. Abantu bajya bavuga bati ngomba gukora ibi n'ibi n'ibi, ngomba kubahiriza isabato, ariko ibyo byose ni ukwibeshya. Agakiza gatangwa kubw'ubuntu. Niyo mpamvu mu gice cya 2:8 yavuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo atagira umuntu wirarira. Bibiliya iravuga ko ari ubuntu bw'Imana. None umurongo wa 9 uravuga ngo iki? Ngo ntibyavuye no ku mirimo. Iyo uza kongeraho umurava wawe nubwo kaba gato cyane, ntago byaba bikiri ubuntu. Agakiza nikava mu mirimo. Nta kigomba kongera ku musaraba wa Yesu. Umusaraba wa Yesu ubwawe urihagije. Abantu iyo bumvise ibi, aho kwizera urupfu rwa Yesu ku musaraba batekereza ko ari cyo bagomba gukora kugira ngo bakizwe. Ariko nyamara igisabwa ni ukwemera gusa ko ibyaha byacu byababariwe binyuze mu rupfu rwe. Ni mpamvu avuga ngo ni kubw'ubuntu si kubw'imirimo. Mwakijijwe n'ubuntu, wizere ko wabarura ibyaha byawe ku buntu. Uramusongera umurava wawe n'umwete wawe, ibyo ntibyaba bikiri agakiza. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo atagira umuntu wirarira. Uyu munsi twaganiriye kuri Yohana ibice 5. Yesu yagiye ku kidendezi cy'i Betesida i Yerusalemu. Habaga imvugo y'uko marayika yajyaga amanuka rimwe na rimwe agahinduriza ayo mazi, hanyuma wabashaga kujyamo ari uwa mbere amaze kuhinduriza yajyaga akira indwara iyo ari yose yabaga arwaye. Ariko hariho ikivungi cy'abarwayi benshi cyane bari bategereje ko marayika amanuka agahinduriza ayo mazi. Ariko marayika w'uwo si marayika w'Imana. Mu gihe uje ukagera muri uwa mbere ugatanga abandi, Imana ntigiha abantu imigisha bitewe n'ibyo bakoze. Uyu marayika uvuga amahanga ni wa marayika wangiritse. Ikindi cya kabiri ni uko ubwo Yesu yajyaga ku kidendezi cy'i Betesida, ese aho ngaho abamarayika bari bakora iki? Uwo marayika yatumaga abantu batera umugongo Yesu ntibabashe kumubona. Bose bari batumbiriye kureba mu kidendezi, nta wari witaye kuba Yesu aje. Hari umurwayi umaranye uburwayi imyaka 38. Uyu murwayi nubwo amazi yakwihinduriza ntabwo yasimbukamo ari uwa mbere kubera ko ntiyabasha no kwinyeganyeza. Abantu bari biteguye gushyira ibirenge byabo mu mazi, biteguye guhita basimbukiramo amazi akimara guhindurizwa. Muri ako kanya nibwo Yesu yazaga. Satani ari we sekibi, yiba ubwenge bw'abantu agatuma abantu bahanga amaso mu kidendezi gusa ntibarebe Yesu. Gusimbukira mu kidendezi uwa mbere ugatanga abandi, rero amazi akimara guhindurizwa, uwo ni umurimo. Ariko nyamara ngo mwakijijwe n'ubuntu, ntajya duha imigisha bitewe n'ibyo twakoze. Ni mpamvu nababwiye ko ngo atari marayika w'Imana, ashobora kuba ari wa marayika wangiritse. Yesu rero yagiye gukiza umuntu urumanye urwaye imyaka 38. Abandi bantu ntibashoboye kubona Yesu. Iyo baza kumva ko Yesu akijije wa murwayi, bagombaga guhindukirira Yesu bakamusanga bati Yesu nanjye nkiza rwose ndashaka gukira. Ariko marayika yaribye ubwenge bw'abantu, bateye Yesu umugongo batamurebaho. Nubwo abantu basoma Bibiliya bitewe nuko bashutswe na Satani, ntibajya bamenya ibyuzuzanya n'ibyanditswe byo muri Bibiliya, bapfa kuvuga gusa ngo ninubahiriza amategeko nzabona umugisha, ariko siko bimeze. Ntabwo dushobora kubona umugisha bwo kubahiriza amategeko kubera ko nta muntu n'umwe ushobora kubahiriza amategeko yose, twese twamaze kuyica amategeko. Rero kubw'ubuntu bw'Imana gusa, nta n'icyo duciwe, nta n'umurava wacu dushyizemo, shatse kubishyiramo umurava, shatse gukoresha umwete wanjye, bwa buntu bwakwangirika. Ubuntu rero kubwo kwizera ibyaha byacu byujujwe n'amaraso ya Yesu Kristo, nta murava tubigizemo. Niba ari cyo dushaka gukora kugira ngo ibyaha byacu bibabarirwe, uwo n'umurimo. Mu Itangiriro igice cya 27 mu Isezerano rya Kera, Esawu yarakoze cyane ajya guhiga kugira ngo atekereze ibyo kurya biryoshye. Yaje kuvumwa, ariko ku rundi ruhande Yakobo yabonye umugisha nubwo ntacyo yigeze akora. N'uyu munsi none abantu bagira imyumvire nk'iy'amadini, baratekereza ngo kugira ngo mbone umugisha nuko ari cyo nsabwa gukora. Nyamara ibyo si ukuri, ahubwo twakirira ijambo kubwo kwizera nicyo gihe tubona umugisha. Yesu yagiye ku kidendezi cy'i Betesida ashaka gukiza abantu benshi, ariko nta n'umwe urimo kureba Yesu. Iyo baza kubona Yesu akiza uwo murwayi, bagomba kuvuga bati Yesu akijije uwo murwayi, Yesu nanjye nkiza, bose ari kubakiza. Ariko ubwo yazaga ku kidendezi nta n'ugeze amenya ko yanahageze, nta nubwo bamenye ko uwo murwayi yakize, bamubonye agenda gusa. Nuko batangira kumunenga gusa ngo ntibakagombye kuba ugenda ku munsi w'isabato. Ku munsi w'isabato ngo ugomba kuruhuka. Imbere ya Yesu, tugeze imbere ya Yesu dushyira hasi imitwaro yacu y'ibyaha, tukabona ikiruhuko cy'ukuri.
icyo usabwa nta kintu ni ukwizera ijambo rya Yesu gusa. Guhaguruka wikorere uburiri bwawe ugende. Ntabwo yashoboye kubyumva. Njye sinabasha kugenda, narabigerageje kera ntibyakunda. None uwo muntu yakoze iki? Yaje kubitekerezaho ati njye sinabasha kugenda, ariko we ambwiye ngo ningende. Ese niki ngeraho iyo nkuri ibitekerezo byanjye? Nta na kimwe. Reka uyu munsi nshyire hasi ibitekerezo byanjye, reka numve ibyo ndimo kumbwira uyu munsi. Ubwo bigeragezaga ashoboye kugenda, rero yabashije kugenda. Abandi barebaga muri icyo kidendezi ntibamenye ko ari kugenda. N'uyu munsi nabwo abantu benshi basoma Bibiliya, ariko n'ubundi ugasanga bahengamiye ku mategeko yabo, bagerageje gushyira imbere imirimo yabo n'ibikorwa byabo, bakagerageza kubariza isabato, bakagerageza kuba abagizi ba neza, bakagerageza gutanga amaturo n'icyacumi bigira abantu beza. Iyo ni imirimo yabo, ariko Bibiliya iravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Uwari umanyarwanda w'imyaka 38 yashoboye kugenda, ntabwo abishoboye kubw'imirimo. Yizeye ijambo rya Yesu ryamubwiye ngo nagende, yibwiraga ko atabasha kugenda, nuko ajugunya ibitekerezo bye, bwizeraga ijambo rya Yesu yabashije kugenda. Nawe ukwiye kwizera iri jambo. Mu gitabo cy'Abaroma avuga ko ibyaha byanjye byejejwe binyuze amaraso ye, ubwo bivuze ko ibyaha byanjye byogejwe nyine. Haravuga ko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Ni kuko dukwiye kwizera iri jambo. Abantu benshi bagerageza kuba abantu beza n'inyangamugayo kandi batizera ijambo. Ibyo ni ukwizera Yesu amacuri. Niyo mpamvu muri Yohana 5 bari bashoboye gukora neza bose. Abari bifite icyizere ko bashobora kugira amaraba mbere amazi yihindurije, ntabwo bigeze bizera Yesu. Bose barajya kurimburwa na marayika mubi wangiritse. N'abantu benshi umunsi icyo kimwe nk'abo bashutswe na Satani, bagerageza kwigira abantu beza, bakagerageza gusenga cyane, bakagerageza gukoresha umurava wabo, ariko ibyaha byabo ntibishobora kubarirwa muri ubwo buryo. Byose ukuri rwose. Uyu murwayi yaretse ibitekerezo bye byose, nuko yemera ijambo rya Yesu ko ryakabaye. Ati haguruka wikorere uburiri bwawe ugende. Ashobora kuba atarabyumvise. Ati njye sinabasha kugenda, ariko ayo magambo yemera ko yakabaye. Ako niko gakiza k'uwo muntu. Rero tukwiye kwizera ijambo rya Yesu ko ryakabaye. Ndi umunyacyaha, ariko Imana iranyita umukiranutsi. Ni Imana ivuga ko natsindishirijwe, ngomba kwizera ko natsindishirijwe. Ndi muntu cyo kuva ko ndi umunyacyaha kandi yimbwira ko ndi umukiranutsi. Imana yaradutsindishirije. Imana yavuze ko itazibuka ibyaha byacu kundi, yavuze ko yejeje ibyaha byacu, ariko nukomeza kuva kuri umunyacyaha. Ibyo no kurwanya Imana. Umuntu nk'uwo aba akwiye kurimbuka gusa n'umuvumo. Rero ugomba kwizera ibi ngibi, uti ko nawe umunyacyaha kose, ni Imana ivuze ko ndi umukiranutsi, ubwo ndi we. Amen. Uko twarakoze ibyaha byinshi kose, niba Yesu avuga ko ndi uwera, ubwo nyine ndi uwera. Niba atibuka ibyaha byacu kundi, ubwo nyine ntazabyibuka. Yavuze ko ibyaha byacu byejejwe bikera nk'urubura. Twe kuguma mu bitekerezo byacu ubwo twizera ijambo ry'Imana. Hari ibyanditswe byinshi muri Bibiliya bivuga ko mbabazi z'icyaha, nyamara abantu ntibajya babisoma, ntibajya banabyizera. Hari abantu benshi bizera ibitekerezo byabo, ariko buryo umuntu ntaba ari umuntu wizera Yesu. Umuntu aba arashutswe n'umutwaro utegeka ikirere. Niba ari icyo tugomba gukora, Yesu yakoze byose. Yikoreye ibyaha byacu byose, apfira ku musaraba, amena amaraso ye, ku munsi wa gatatu arazuka. Aho ku musaraba ibyaha byacu byose byararangiye. Ntukwiye gusaba imbabazi z'ibyaha byawe, ahubwo ukwiye kwizera ijambo rivuga ko ibyaha byacu byababariwe ku musaraba. Gusaba imbabazi ubwo bivuze ko utizera ijambo rya Yesu. Ukwiye kureka ibitekerezo byawe. Niba Imana ivuze ko turi abakiranutsi, ukwiye kwizera ko turi bo. Kwizera Yesu nicyo bishatse kuvuga. Rero ku bw'ubuntu bw'Imana ntacyo twishyuye ngo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo bibahereye ubusa. Iti uri umukiranutsi, waratsindishirijwe. Nibimbwiye ngo naratsindishirijwe, ngo naratsindishirijwe. Namwe mwese rababwira ngo mwaratsindishirijwe, mwaratsindishirijwe. Reka twese tuvuge tuti amen. Amen. Uko niko kwizera Yesu. Uko ibitekerezo byawe bimeze kose, uyu murwayi yarazi ko atabasha kugenda, ariko ubwo Yesu ambwiraga kugenda, yashoboye kugenda. Ibyaha byawe birababariwe. Yesu niwe uvuze atyo. Wa mugore w'ibyaha byawe birababariwe. Ikintu nacyo arimo kutubwira uyu munsi wa none. Wa muntu waruremaye yaramubwiye ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Ntihibwe umuntu wari umugaye gusa, ahubwo natwe twese niko ari kutubwira. Katureke ibitekerezo byacu twizere ijambo ry'Imana. Uko niko kwizera Yesu by'ukuri. Kadusenge. Mana Data yera, turagushimye. Hashize imyaka irenga 2000 Yesu apfire ku musaraba. Ibyaha byacu byamaze kubabarirwa, ariko abantu benshi bagisaba imbabazi z'ibyaha byabo. Bakundira ibihane, bakundire bakwizera Nyagasani, ubemerere kureka ibitekerezo byabo, bakundire kwizera Yesu wogeje ibyaha byacu. Binyuze muri kampu, ubuzima bw'umwuka warabayeho kugeza ubu ngubu, twemerere tube ubuzima bw'umwuka bwo kwizera Imana. Turagushimiye Nyagasani, dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane mwese, ndabashimye.